Yesu nashimwe cyane inshuti y'umusaraba mwene data nyemerera mfashe dushimire nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo udahemuka udapfa kandi twamaze kumwakira ubuzima bwacu bugira icyerekezo. Nahoze nsoma muri Luka 2:19 sanga uburyo ki Mariya yaramaze kumenya imbaraga ziba mu ijambo ry'Imana, imbaraga ziba mu ijambo ry'Imana. Noneho ikindi cyamubayeho mu mazina Yesu afite hari n'izina rindi agira yitwa Jambo. Yitwa Jambo, Logos, yitwa la parole, yitwa Jambo. Noneho Yesu yitwa Jambo, ni nako ameze. Hanyuma iyo ufashe ijambo ry'Imana ukarishyira mu bikorwa rihinduka rema, rihinduka ubuzima. Mariya rero we yari yaramenye ko ijambo ry'Imana rihinduka rema. Mbese ibi nawe kandi unyemereye ukabyemera ukabyakira wabona ari ukuri. Ijambo ry'Imana rihinduka rema. Ijambo ry'Imana rihinduka rema. Ijambo ry'Imana rihinduka rema. Bishatse kuvuga iki? Bivuze ngo amagambo yose twumva aba ari Logos, ariko kugira ngo abe active bisaba yuko uyatribiwa kuri wowe. Niyo mpamvu ibintu wumvise, ibintu twumvise, reka nkoresha ubwo buryo, indirimbo wumvise n'amagambo y'Imana wumvise nayo uhora wumva. Ntabwo ikibazo dufite ari amagambo make tuzi, ahubwo ikibazo ayo twafashe tukayahuza n'ubuzima bwacu niyo make, kandi niyo yagize ubuzima kuri twe. 2:19 rero Mariya we yarafashe ijambo ry'Imana rifata ko azajya aryishyiraho, nta wundi arishyiraho, arifata nk'ubuzima aho ahuriye naryo. No amahirwe yaje kugira ababyaye Jambo, maze kubyara Jambo ahita amenya ko ijambo Yesu avuze, kandi Yesu yaratarapfa ngahabwa ubwiza bwe. Yesu yari akiri mu buzima busanzwe, ariko Mariya amenya ngo mfite ijambo mbana naryo, nasamye Jambo, nawe ni Jambo. Yageze ku rwego amenya ko umwana we atari umuntu, amenya ko umwana we, cyane ko anabizi, wibuke ko Mariya yasamye ndatagira umugabo. Ubwo rero Mariya icyo ngicyo yari azi icyo bishatse gusobanura nabyo kandi yari yabwiye marayika Gaburiyeli ngo nzasama gute ntagira umugabo, maze marayika amubwira ngo umwuka wera azakuzaho, azagukingiriza, niyo mpamvu wera uzavuka azitwa umwana w'isumba byose. Mu yandi magambo marayika avuga ati noneho nibwo ari uko bimeze, ibyo uvuze bingirirweho. Yemera amagambo ya Yesu, yemera amagambo y'Imana, yemera amagambo azanywe na Gaburiyeli. Uwo mwitozo rero wo kujya yikiriza amagambo y'Imana akayishyiraho byaje kumuhindura uwo yabaye we. Nawe kandi niko bimeze. Ntabwo Imana itinda cyane ku magambo uvuga, ahubwo yita ku magambo wizera. Mu magambo uvuga wizera mwangahe? Mu masengesho ibyo usengera sicyo kibazo, ahubwo Imana ntitinda ku byo usengera, ahubwo ireba mu byo usengera ibyo wemera, ibyo wizera mu byo usengera. Abantu benshi rero bagiye bahinduka abantu birirwa bavuga amagambo bavuga ngo barasenga, ariko mu byo basengera nta kimwe bizeye ko gishoboka. Mariya we rero yararenze intambwe imeze gutyo, ahubwo ahitamo kujya afata amagambo y'Imana akayahindura ubuzima bwe. Uyu mwaka twinjiyemo reka mikwifurize
fata umwanya ukore meditation, fata umwanya utekereze ku magambo y'Imana wumvise cyangwa se ayo uri kumva. Iyo uzajya ufata ryose ukaryita iryawe rizahinduka rema kandi rizagutunga. Reka rero tuve mu buzima buciriritse mu kwizera, twurire imisozi yo kwizera, duhagarare hejuru aho duhanurira, dutegeke imiraba, twimure imisozi nk'uko Yesu abitwemereye. Umusozi wawe ukuri imbere, Yesu arakubwiye ngo wagira kwizera kutoya gute, umusozi wawimura ukahimuka ukagenda udashidikanya mu mutima wagenda. Imisozi iri imbere yawe rero niwo ukwiye kuyimura. Imana iguhe umugisha kubera ko wizeye ibyo wumvise. Imana ikugirire neza.